nonyeje abana banjye ndabarera maze kubarera uranyumva neza mwabana mwananiye Imana ariko se bamugane kadusubira inyuma nimba uyu munsi wa none abana b'abantu baremwe n'Imana baranze uwitwa Yesu Kristo w'i Nazareti bakamugambanira ako Theo nawe reka nanjye reka ngarukiye babana none se ko banze Yesu bakamugambanira bakamutuka ubundi we bagukunda bagize gute bahereye kuki icyambere wabahaye indirimbo baremera kubita utababarira barayikunda uranyumva neza Theo wabahaye indirimbo nyinshi nziza urabaremera umaze kubaremera nibaguha iterambere ako igurira iterambere baguhitera nyuma uyu munsi wa none uri mu buzima bukugoye urwaza umugore ntibagusura reka barema bagusuye ahubwo kugira ngo bagutere inkunga agiye gukora ibiganiro byose ubusabe ubufasha usaba ubufasha ugera ku Isimbi TV ariko nago nyamamaje arabizi neza twabonye n'umugore avuye mu bitaro ariko uyu munsi wa none nta nubwo akogombye kuza kuri kamera uvuga ngo umugore wararwaye itorero rya DP byakagombye kugufasha hanyuma reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bigo byatandukanye tubifuriza kugubwa neza hanyuma reka mikaze abumva ururimi rw'ikinyarwanda turi ahantu bita ku Kibuye aho bita Burengera Irubengera hanyuma rero twaje mu giteraniro cy'umugabo witwa Theo bose babireba urumva kubita utababarira ubwo ari ibintu agiye gukubita inahangaha hanyuma ndeka ntangariza abantu babusutwa urumva babusutwa abantu bavuze ko Theo bose babireba yazimye mwakazima mwari mwebwe urumva Theo bose babireba agiye gukora ikintu cyitwa igitangaza ahantu urumva muri aka karere muri rugiye kwaka ndakubwiza ukuri hanyuma reka mbwira abantu b'inshuti zande za Theo bose babireba bundi kuki mutamuteye inkunga ngo azi nahangaha ameze neza kandi ngo mwasanga murimo gukekagura umuceri mu nda mutanamuteye n'inkunga kandi yarababwiye ikibazo cyanyu rero cy'abahanzi ubu rero ikibazo ngiye kugira rero ngiye kubwira inshuti zacu n'inshuti za Theo bose babireba Theo bose babireba yafashije itorero rya DPR guhera 2000 na kangahe mu byumve neza itorero rya DPR aragenda rarizamura aragenda raribyimbya itorero rya DPR riragenda rimera neza abakristo baragenda barihana abagore barihana abakobwa barihana abasore barihana itorero ragenda rirabyimba rimera nk'irindazi rya denjiga hanyuma rero dore ikibazo cyaje kuba Theo bose babireba abakristo n'abayobozi ba DPR baje kumuteragirana agera mu ntege nkeya ubwo umubiri we waje kwifuza urumva makurata umubiri we umaze kwifuza makurata aragenda arasasanura hirya hariya abyara umwana wa mbere abyara uwa kabiri abyara uwa gatatu abyara uwa kane ariko ari n'andi makuru mafite ya Theo hariya hakurya Kampala iyo reka tube tubiyihorera hanyuma uyu Theo bose babireba aza gukora ikintu gikomeye ADPR aragenda arayibyimbya ariko uyu munsi wa none urwego ariho ntago ariko yakabaye ariho yasubiye inyuma kubera iki mwebwe kubera iki yagenanye n'indyarya dufite abarokore b'indyarya bibirura bibisambo b'inkoma amashyi nk'ubu Theo bose babireba yaje kugira ikibazo arwaza umugore we aragenda agurisha imodoka ye yari afite itorero afite inshuti afite abavandimwe icyakoze dusabiye umugisha abantu bakanze akanyenyeri ariko nanone dusabiye umuvumo abantu batigeze bakanda akanyenyeri kandi zari inshuti zande za Theo bose babireba ari inkoma amashyi uranyumva neza kandi mwarageza muketetana za kamera ngo mugiye kwaka televiziyo Theo bose babireba ahubwo mwikishimira ibibi bya Theo bose babireba mwankoma amashyi mwe mwabisambo mwe mwandyarya mwe ko reka ngubwire Bibiliya ukuntu bivuga Bibiliya iravuga ari ijambo rivuga ngo nonyeje abana banjye ndabarera maze kubarera uranyumva neza mwabana mwananiye Imana ariko se bamugane kadusubira inyuma nimba uyu munsi wa none
abana b'abantu baremwe n'Imana baranze uwitwa Yesu Kristo w'i Nazareti bakamugambanira. Ako Theo nawe reka nanjye reka ngarukiye bantu none se ko banze Yesu bakamugambanira bakamutuka, ubundi we bagukunda bagize gute bahereye kuki? Icyambere wabahaye indirimbo baremera, kubita utababarira barayikunda. Uranyumva neza? Theo wabahaye indirimbo nyinshi nziza urabaremera, umaze kubaremera nibaguha iterambere, ako igurira iterambere baguhitera nyuma. Uyu munsi wa none uri mu buzima bukugoye, urwaza umugore ntibagusura, reka barema bagusuye, ahubwo kugira ngo bagutere inkunga ajye gukora ibiganiro byose, ubusabe ubufasha ugera ku Isimbi TV, ariko ntago nyamamaje. Arabizi neza, twabonye n'umugore avuye mu bitaro, ariko uyu munsi wa none nta nubwo akogombye kuza kuri kamera uvuga ngo umugore wararwaye. Itorero rya ADEPR byakagombye kugufasha. Uyu munsi wa none twaje ku Kibuye kwereka abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadiaspora mwese aho muri hose, kubera ko Theo bose babireba, twaje kumushyigikira. Ahubwo vuga ngo akaye gashya kari muri iki giterane. Iki giterane mbabwira, muranyumva neza, kirimo abazungu. Iki giterane mbabwira kirimo abadamu b'abazungu. Iki giterane mbabwira kirimo ikintu cyitwa ku mafaranga. Iki giterane mbabwira kiteye inkunga. Iki giterane mbabwira wasanga kiri buvemo n'imodoka yande ya Theo bose babireba. Ndakubwiza ukuri. Mubitira inyatsi na karande kubita utababarira. Yewe Mana ngwino urwana inkundura. Ariko reka mbabwire ngo hari inkundura igiye guturuka ahantu ku Kibuye, ivumbi rigiye gutumuka. Ariko duherereye ahantu, reka mbwira abantu mwaturutse ku Kibuye mukambuka inyanja ngari, bari bahereye muri Amerika, bari muri Australia, Canada, mu Bubiligi, mu Budage, mu Faransa, mu Bwongereza. Reka mbabwire ngo ku Kibuye iwanyu hateye ikintu cyitwa imbere, harimo kuzamuka ikintu cyitwa amataje mwakagira Imana. Bafite ikintu cyitwa amazu twatwara umwasize, reka da utwo ngutwo ntago tugihari, ahubwo ubu ngubu hari ikintu cyitwa umujyi w'akataraboneka. Hanyuma rero tugana ku musozo, nagira ngo mbabwire ngo mbararikire ikigana ni kubabwira ngo mwebwe nimushayiringa iki kiganiro. Mukanya tugiye kubaha ikintu cyitwa live y'igiterane kigiye kubera ahangaha mu kibuga Cyambonwa. Ndakubwiza ukuri. Ubwo rero reka nkubwire wowe dukurikije, umukanya agiye gushya, agiye gutokombera. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ariko Theo bose babireba agiye gukundura ibintu hano. Amakuru mfite nuko hari ibintu agiye gukorera ahangaha bikomeye kandi bikaze. Uzi ko ahantu yararirimbye hihannye abantu 80, hihannye abantu 80. None wumva gatangaza Theo yakoze bose babireba. Hari abarozi bari barazengereje abantu bagize gute bihannye. Ariko ubundi amakuru murayafite, nyarukira kuri The Bridge TV show, ukande subscribe, ukoresha na comment, ubundi urebe. Wone muri aho ngaho se usibye ibigarasha byirirwa biri aho ngaho bisebye igihugu cy'u Rwanda, biri aho ngaho byambaye ahaga bigira gute hakugira ngo bikore umurimo w'Imana, birimo kwirirwa bibetabeta biraresuruda nk'ururwayo rushwema. Mwarangiza makayanga badokondo Rwanda, mwagakundwa mwe n'imwinsi mwe, ubundi murenda mwavuga ngo nimba nukanye ndamaze. Roma na Yesu yaratukanye. Yesu yatutse Herode ngo ikese ngo yaratutse ngo ni ingunzu. Rero nizi ngunzu z'abantu z'ibigarasha bisebye igihugu cy'u Rwanda. Mureke mbabwire, wemba yahaga ndaje ngo hagurukire buretse, reka mbe muri iki giterane cya Theo bose babireba. Ubundi nze nguhe ukuri. Urumva, icya mbere uri umutinganyi, icya kabiri bagutinga mu kibuno uri umupasiteri, icya gatatu urumva ntago ndyi wawe, urumva ikindi cyongeyeho
nimba uri umuntu w'Imana ntabwo wakagombye kwibanda ku bintu bisebya igihugu cya mwene so, uzi neza ko ejo cyangwa ejo bundi wagira gute. Wabyumvishije? uze wakira umugisha, indwara zirakira, ibirema bigiye guhaguruka, mwankoma amashyi. Reka tubashimire.